ni ukuvuga ngo ubundi njyewe ntago uyu munsi wenda Brighton utararengaho ndagira ngo wihangane abantu benshi banakumenye bakumenye nk'umuntu wasangiye na Jay Polly rino nzoga cyangwa se kuri ibi bintu kuko ntabwo wamenya nanone ngo byita inzoga ni bikorana ndashaka ko aho hantu urumva n'abantu bumvisha inkuru waravuze uti jara iyo nzoga nanjye nayinyweyeho yego ni nako kuri yego ku itariki 31 nkuko wabivuze nibwo mwanyweye ku nzoga twumvise inkuru ku itariki ya 2 yego muri ayo masaha hagati aho uwo munsi wanyuzemo byari byifashe bite by'umwihariko kuri mwe mwese mwanyweye ku nzoga cyane cyane Jay Polly yaje guhitana urumva mu gitondo ku itariki ya mbere mu gitondo ku itariki ya mbere bwarakeye nk'ibisanzwe ya Jay yari ahari nyine atameze neza ariko atanameze nabi cyane ntimwaganira nyine wamusanga n'ubundi aho twita mu rugo cyangwa se mu ngazi nk'uko yari yarabiririmbye nyine umuganira nta kibazo yaje gusa nk'umumererwa nabe ku mugoroba saa 10 ku itariki ya mbere uvuga ngo inkuru yageze muri gereza yari abantu babimenya igikuba kigacika urumva n'ubundi yarembye mu rukerera yarembye n'injoro abantu baryamye ntababimenye n'ubundi benshi inkuru yamenyekanye rero mu gitondo ndumva nimba ari saa 11 mwijwi rya noza rya Amerika yego ni icyo gihe nyine twabimenye abantu bagira ngo ni urujijo. Right, JALAS Official TV reka tubasuhuze tubifurize kugira ibihe byiza twizere ko mumeze neza cyane kandi muri amahoro. Ngira ngo mwaramumenye muri benshi cyane uyu mugabo turi kumwe ariko si kenshi cyane nagiye muzana kuko twaraganiriye ariko akomeza ubuzima bwe asubira no muri gahunda ze zijyanye n'umuziki. Yitwa Brighton OG. Uyu nguyu rero murabizi ko ni umwe mu basangira ngendo cyangwa abafasi ba Jay Polly watuvuyemo n'ubundi anaguye muri gereza none tariki 2 Nzeri namugaruye rero kubera ko wari umunsi udasanzwe mu gihugu ariko nabo bagira igihugu cyabo yari kumwe n'abandi bafasi bagenzi be umwuka wari uhari ijoro ribanziriza urupfu rwanya kwigendera Jay Polly ni ijoro rirerire ryabaye rirerire by'umwihariko muri gereza ku makuru make mfite so ni yo mpamvu mpisemo kugarura Brighton OG kugira ngo tugire ibyo tuganira tunibuka Jay Polly ntabwo tugiye gushinyagura ntabwo tugiye kuvugira kuri Jay nta kintu tugiye kuvuga ariko hari ibyo abantu benshi bakomeza kugenda bibaza hari ibyo abantu still bakifiteho nk'urujijo cyangwa bagifiteho nk'igihu. Brighton wabanye na Jay Polly kugeza ku mwuka we wa nyuma ari hano. Brighton ndakwakiriye hari haciyemo iminsi wiriwe neza andi makuru shaniriwe neza andi makuru ibintu byose ubuzima bwose ni irondo ubwo ivuze ngo ubuzima ni irondo ubuvuze iki rabizi bari abahungu bakuru nibo baducungira umutekano rero iyo mvuze nyine n'ubundi ko ibintu byose ari umutekano umeze neza urumva ubuzima bwose bari irondo ubwo ruvuga ibintu n'umutekano ibintu byose ni inkera gutabara slang zanye kaza ziri hejuru. Brighton OG hanyuma rero ugeze wumvise mu magambo make icyatumye nkwicaza aha ngaha nubwo bwose nawe nabikubwiye ubwo nago telefonaga ni ngwino tuganirize gatoya turi kwibuka umuvandimwe hari igikorwa cyakozwe cyo kumwibuka mu buryo rusange ariko wabanye nawe kugeza atuvuyemo ntabwo ngira ngo tuze ku bintu byinshi cyane ariko ndagira ngo tuze aho hantu habiri hombi hari ijoro ribanziriza iryo donc igitondo yatashyemo hari umwuka wari muri gereza hari uko wabibonaga donc Jay Polly mwari kumwe hari n'ibyo wavuze mwavuganye hari n'ibyo utavuze niyo mpamvu nakugaruye ubundi wenda uhereye aho ngaho dusangize
ku mwuka wari mu gipangu mu ijoro ribanziriza inkuru mbi twakiriye ko nyakwigendera Jay Polly atuvuyemo. Jara urakoze cyane nyine tukungarura hano. Nanjye numvaga nyine uyu munsi bikwiriye ko ngomba kuba ndaha. Ndagushimiye nyine kuba wabinyakiriye. Kandi nari nkumbuye n'abanyarwanda nyine bose muri rusange, cyane ko uyu munsi w'itariki 2 twibukaho umuntu ukomeye cyane nyakwigendera Jay Polly, regent muri hip hop nyarwanda. Nta hakana cyangwa se nta n'umuntu utabihamya, cyane ko mba no mu bantu noneho ya inspiration yo gutuma nanjye wenda nkora iyi hip hop. Ari impamvu ndi busobanure n'ubundi mu kiganiro tugiye kugirana gitoya mbere yuko tunerekeza kuri gahunda n'ubundi ijyanye n'uyu munsi wo kumwibuka. No kuvuga ngo ubundi yewe nago uyu munsi nago njya nkuvugaho cyane. Ago njya nkuvugaho cyane. Ihangana kuko abantu benshi bafite amatsiko bitewe nuko no kwibaza uko situation yari imeze. Nago nzi uko nakubwira. Gusa icyo nzi ko nyine ahari rest in peace. Turabizi ko ibintu yakoze cyane. Ewana amateka yakoze uburyo yashimishije abanyarwanda n'abandi bantu. Ewana azakomeza gutuma nyine yibukwa igihe nk'iki ngiki. Hari ikintu kimwe nshaka kukubwira nyine ubundi ubwo urumva yatabarutse ku itariki 2 z'ukwa 9 ari wo uyu munsi. Yego mwakurashize. Urumva ubundi ndakeka ibyamubayeho kuri 31. So no kuvuga ngo 31 z'ukwa 8. Wihanganire wenda ni inkuru yarabaye. Ntago nabivuze ngo ntago gushinyagura tubwire ku itariki 31 byagenze gute. Sa nkuduherera aho ngaho uvuga uti noneho bigire ku itariki 2 mu rukerera. Ku itariki 30 nibwo Jay Polly 31 sorry. Nibwo nyine yakwigendera Jay Polly. Nyine yahuye n'ikibazo kijyanye na biriya byamubayeho nyine by'inzoga yanyweyeho. Arangije bimugwa nabi mu gitondo, biba ngombwa ko ajyanwa kwa muganga nyine muri dispenseri yo ndani. Nyine baramufasha, ubona ko yagaruye intege. Nyine bamufasha nyine biri bugufi nyine muri make bijyanye nuko babonaga ameze. Wenda Breton tararengaho ndagira ngo wihangane. Abantu benshi bakumenye nk'umuntu wasangiye na Jay Polly rino nzoga cyangwa se kuri ibi bintu kuko ntago wamenya nanone ngo byita inzoga ni bikorana. Ndashaka ko aho hantu urumva n'abantu bumvisha inkuru waravuze uti Jara iyo nzoga nanjye nayinyweyeho. Yego ni nako kuri. Yego. So Jay Polly kuki wabaye umwihariko wo kuba byamwica? Donc niki kidasanzwe cyamubayeho kigatuma we bimwica? Ikintu kidasanzwe uko biri no mu buzima wenda busanzwe. Ntago nyine umubiri wacu wakira ibintu kimwe, nta nubwo nyine tuzahara kimwe. Rero umusaza nyeka ko urumva nubwo twatangiranye iyo gahunda ariko ntago twayisozanyije. Cyane ko nta nubwo twayisangiye ahubwo nayinyweyeho kandi nawe ayinywaho. Ni ukuvuga ngo we ashobora kuba yaranyweye byinshi bimugwa nabi kandi nako biri. Cyane ko hari na petit frère wiwe yani mubyara wiwe abantu baranamubonye no kwa Yago. Mubyara wiwe baramubonye kwa Yago amaze kuva hariya uriya bari kumwe nawe. Nyeka ko nyine yagize ikibazo
abantu barabibonye yagize ikibazo cy'amaso nyine ariko biturutse kuri iriya nzoga nyine amaso ye asa nk'agiramo ikibazo ku buryo atabona ikintu kiri muri metero nyinshi. Ni ukuvuga ngo byone biriya byo byatumye wenda abanyarwanda babona ko ibintu nyine navuze ntabwo byari agatwiko, nta nubwo nabivuze mu rundi rwego rubi, ahubwo ni nk'uko nari mbajijwe amakuru y'ubuzima nabayemo bikagera wenda aho narindi ukumva narindi kumwe nawe ukamumbazaho nawe n'icyo nawe muziho, ahubwo bikagwa yuko nkubwiye nyine biriya bintu. Ari nayo mpamvu umubyara we yatashye akajya kwa Yago, ukabona n'ubundi binavuze bifite aho bihuriye n'ibyo nari naravuze. Muri make nta gatwiko kari karimo. Ni ukuvuga iriya nzoga rero icyo nakubwira cyo kuyinywaho narayinyweye, sinjye jyenyine, si Jay na mubyara we, yewe hari n'abandi. Ariko ni ukuvuga ngo impamvu neka ko umusaza yamuhitanye ni uko ashobora kuba wenda yari yanyweye nyinshi, kuko urumva n'abandi bose yagiye itugeraho ikibazo, yagiye itugeraho nyine iduteza nyine ibindi bibazo mu buzima bwacu, ariko bidakomeye cyane. Yego. Wowe niba ubyibuka n'izihe ngaruka wagizweho? Ingaruka njye nagize urumva kuko nyine nabirebaga, kuko nabibonaga na byatangiye mbireba kurusha uko Jay Paul yaje nyuma, kwanza ni mubyara we waje imbere Jay, nkeka ko wenda ari mubyara we wabimugejejeho, ko ngiye ndabyibuka ko we mubyara we waje mbere akahadusanga aho byari biri. Rero njye nkeka ko njyewe nkanjye ku giti cyanjye nabikoze nka test kumva reka numve bino bintu, ndangije numva nyine wumva godero ukumva ni nka rikeri pe, ariko ukuntu nyine aho byamanutse mu muhogo nyine ukumva ko ari ibintu bidasanzwe akakaye humye byatari nyine ari nk'uko navuga wenda nko kumva ahantu nyine ukabyuka ukumva ufite umwuma w'amazi, uyu umuntu afite umwuma w'amazi uko nabameze. Rero no mu buzima busanzwe ngiye sinjya nkunda nyine kunywa inzoga, ntabwo ari ibintu byanjye cyane. Mpita numva rero ni danje. Urumva rero na petit frere we niko yaje kugira kiriya kibazo cy'amaso, ariko baje kumwitaho turi hariya, baramuvuza baramukurikirana kugeza atashye. RCS komeza nyine kumwitaho kugeza nyine atashye, ubona byaraje maybe ko noneho yanageze hanze wenda bakabona n'ubuvuzi burenzeho akaba ameze neza, nubwo nyine ntageze mbonana nawe, ntabwo turabonana kuva yava hariya. Nta kibazo. Ku itariki 31 nkuko wabivuze nibwo mwanyweye ku nzoga, twumvise inkuru ku itariki ya 2. Yego. Muri ayo masaha hagati aho uwo munsi wanyuzemo byari byifashe bite by'umwihariko kuri mwe mwese mwanyweye ku nzoga, cyane cyane Jay Polly yaje guhitana? Urumva mu gitondo ku itariki ya mbere, mu gitondo ku itariki ya mbere bwarakeye nk'ibisanzwe, Jay yari ahari nyine atameze neza ariko atanameze nabi cyane, ntimwaganira nyine wamusanga n'ubundi aho twita mu rugo cyangwa se mu ngazi nk'uko yari yarabiririmbye, nyine umuganira nta kibazo. Yaje gusa nk'umererwa nabe ku mugoroba saa 10 ku itariki ya mbere, biba ngombwa ko dispensary yo mindane hariya ubuvuzi bw'ibanze nyine n'ubundi bwadufashagamo hariya imbere mu gipangu, biba ngombwa ko noneho bamworienta bakamujyana hanze muri dispensary yo hanze ifite imbaraga zikomeye nyine ivura kurushaho. Bamujyanayo bamugarura nko mu masaa 2 ya nimugoroba, ubona ko afite imbaraga, ari kumwe n'abakuru waruje, ari kubona ko imbaraga zagarutse. Kuko impamvu mvuga ko ari saa 2, ndabyibuka ko twari turi kureba umuziki bitaga Fizz Time, Fizz producer, wajyagamo saa 1:30 ukarangira saa 2, aha amakuru agiyemo. Ndabyibuka rero ko tuyasoje aribwo nari ndi kuzamuka n'umusaza Fizz, tukahita tubona umusaza bamuzanye nyine bamugaruye, bamuvanye kwa muganga, ariko ufite imbaraga. Rero umusaza yari n'ubundi amateka yari yaranditse hano, n'ubundi yari ntibihinduka, n'ubundi abantu baba ariyo nabamuzi kubwo amateka yakoze, n'ubundi banje kumucisha ahantu hari public, kuba ari n'ubundi abantu bagombaga kumushagara, nta cyari gombaga guhinduka. Nyine abarista bayarubatse izina rye, bamucana ahandi, bamucana kwa muganga, nyuma bamuzana mu rugo. Rero
mbere yuko wenda urengaho ngaho cyangwa se ugeraho mu rugo ahagera cyangwa aho mwita mu rugo kuko nubwo turi kuvuga mu rugo si mu rugo nyirizina aho yaba yabarizwaga icyo gihe mbere yuko urengaho donc uravuze uti yaravugaga ku manywa yari muzima yari umuntu muhura akabona nta kibazo waba warabashije kugira icyo uvugana nawe niba ubyibuka n'iriye jambo uzirya nyuma wavuganye na Polly kuko ushobora kuba uri mu bantu bavuganye nawe bwa nyuma ijambo ryone urumva ku itariki ya mbere mbere yuko ajya kwa muganga mu gitondo nyine twarahuye ko wabonaga imbaraga zo azifiteho nkeya ukabona nta kibazo ariko aravuga nyine akakubwira ati ndumva nameze neza tu ati ndumva wallahi ndi kugenda ukavuga ati wapi cyane ko yateraga noneho story cyane na fizi kondusha cyane ko ari fizi yaraduhuje nyine akaganira nyine ariko tu ugumva kubwira nk'amagambo y'ubwenge nuko wenda utabimenya ariko ukumva ari kukubwira nk'amagambo y'ubwenge cyane kabisa akenshi iyo umuntu agiye gupfa cyangwa se agiye kutuvamo aba ariho nona aca amarenga cyangwa akagira ibintu avuga wumva bidasanzwe ku buryo niyo ubitekereje byabaye akenshi ushobora kuvuga uti burya yararimo andabura cyangwa se yarimo ntabwo ari birashoboka njye nibyo ndabyemeza cyane kuri Polly rero nk'umuntu wa nyuma wabonanye nawe donc uri mu banyuma ntabwo ndi kuvuga ngo nawe wa nyuma na nyuma ariko biki ibintu wibuka yavuze ukavuga uti nyuma wamara kubitekereza uriya yazinze ariko imenya yansezeraga ni ukuvuga ubundi umusaza hariya nyine habaye ikirori cyo gusoza amarushanwa ya basket none habaye ikirori cyo gusoza amarushanwa ya basket ari ku itariki 24 z'ukwa munani yego umwaka nyine wa 2021 ari naho umusaza yatabarutsemo icyo gihe hariya mindani banyitaga nizaso hari indirimbo narakoze yitwa nizaso noneho abantu nyine bari banzi abantu ubona nyine navuga ngo nari mfite hit icyo gihe byadanje hari none ndangije nyine nza gukubita mbere ya Jay n'undi mupeti bita G-Try Imana izanamufashe muvandimwe ndebe ko nawe yavayo mahoro ko n'umupeti w'umuhanga arangije turakubita n'abandi bapeti benshi cyane narangije Jay nkora mu ntoki aravuga ati muri mikoro ati umupeti kabisa ararenze tari indirimbo ngiye yakubise yitwa Professor ati peti ngiye n'ibinashoboka nidutaha nzaguha collabo kuri iyi ndirimbo nzakubitamo verse ya 3 ari nayo nyine navuze ko ningira amahirwe nyine ari nabyo musaba ningira amahirwe kazamuza n'umuryango wiwe cyane aba nyine harabo tuziranye ariko ngiye ntago ari bo nyene nyene ababugufi cyane ngiyo ndirimbo n'ubundi nazayikora none ariko verse ya 3 ikajyamo amwe mu magambo yagiye avugira wenda ku ma social media amagambo ajya avugira wenda ku ma stage runaka verse ya 3 mu rwego rwo kumuha icyubahiro kandi numva kwiriye ariko ibyo bintu ntabwo ari ibintu napfa kugenda muri studio ngo nkore ariko mbonye nk'umuntu wo mu muryango we ku buryo bitangwa nabi musaba ntacyo wenda ibyo ari byose tuzagerageza kuri connection nkeya dufite turebe ko hari icyashoboka urabizi ko ninjye wakwentroduije abanyarwanda bakumenye hano benshi wenda n'abandi bari bakuze ariko nzi ko ukive pfiri ari nge twambere twaganiriye Amerika nanjye ndabigushimira nayo mpamvu aka kanya hari benshi baba bamamagaye to ariko nge nkayibona mu rwego rw'uko wenda ari agatwiko bo babishakamo niyo mpamvu ngewe rero n'ubundi naye agaciro mbere na mbere kuza hano cyane bigushimira Jara ikindi nyine nashaka kubwira urumva twese dukomeza kuri story bura story abari ndende ariko none ikintu nshaka kubwira ubundi ijambo rya mbere nakwibagirwa nuko rimwe twigeze kuba duhagaze ahantu muri producer Fizi asa nk'umunye introducing ambwa tumpeti nge twahure hano twadusanzwe tuziranye ariko dura hano mbona no umuhanga nyene numva ntacyo namufashe hano mbwa tumpeti nanjye yarankomye ni wari uhari atari ku mumpeti yarankomye kabisa ati nanjye dutashye gutya na gutya mfasha jambwa umusubo mvushaka nko kumera ndavuga ati grand frère
ntago nakubiye njye nanabonye hiti nk'iyo wigeze kubona ntago biba ndavuga ati zozo ni n'inzozi mba numva bitaba araje ambwira ati ikintu cya mbere ikintu cya mbere kimwe ndagusabye uzumve ko uzumve ko ushobora kuba wowe wenyine ushobora kuba wowe wenyine ku giti cyawe arambaza n'uwe muraperi wemera mu Rwanda mu nyine muri Afrika ndavuga ni Sarkodie na Nastis araje arambwira atabo rero wanabarenga njye wumva ko wowe ntawe nkawe warivukiye nta nundi wakuvukiye ugomba gukora ibintu nkawe rero ako kantu sinjya nkamwibagirirwamo akaba ariyo mpamvu rero buri musaza yapfuye ubundi nge yatabarutse mwita professor ntago ari degree yagiye mu ishuri ngo ashake iki we ni professor w'iyisi n'ubuzima ari nayo mpamvu nahise nandika iriya boro nyine mubwira ko nashakaga ko bazanshyira mu visa ngo nyita Professor Maronko niyambesheje ibarabara ndi professor aho bavuga ifungo ndahagarara ndi manager niziniga nzipangira ibyashara ndi hejuru hagera gusigwa ifite amababa ahora na pepa ni cram hose uwo ni professor ahora na matseri muri tetu uwo ni professor ikawa muri jage veste nziza uwo ni professor ahora umunyeshuri nigatega amatwi professor ngo ibyanjye ku masaha nagihe nacunguza uburyo umwete nakazi na kamwe mfeka kaza n'ibiryo professor urugera bayoboye ntago apfusha atuza ruko buri umwe amenye isomo rye ntakabuza akibura hakiri kare n'akanyafarazana chapitra zatanga ejo mu mutwe niyararana yanavuga karangurura mpaka kanasarara isaha yirangiye ahageze arahagarara agakomeza muri indi shuri abakenewe n'abahanga abaswa bose navuga bifuza ko anapfa gahambwa ingwa yishira blackboard yujuje amasomo wamuciye munsi wese yamugize umugabo nyita professor Maronko niyambesheje ibarabara ndi professor aho bavuga ifungo ndahagarara ndi manager niziniga nzipangira ibyashara ndi hejuru hagera gusigwa ifite amababa ahora na pepa ni cram hose uwo ni professor ahora na matseri muri tetu uwo ni professor ikawa muri jage veste nziza uwo ni professor ahora umunyeshuri nigatega amatwi professor ngo simembwa make nk'uko abatabizi babibrabra professor ntakangwa n'indara zifotse tatara professor arashona hudariko n'amagarara frada ajya club akabyina ni baby swarara singine nyuma y'akazi n'abandi ba professor avuka kuri street nubwo bonesha tatebeza azikaya n'amajaki nubwo apfa narenga za haramvaye petugoswe gato na wahereza konte yirabyimbye ariko ntabyo bukwa ateganya animatrice amwirebesha icyoroshya akazi kana konte yihora kebo yihora ni sansi ncare yikunda stage isomo yigisha ni rap nyita professor rero no musaza nugire ngo ni ariko ni wa musaza navugaga professor tuwagiye yigisha bamwe bari mu nge n'abandi ku mihanda n'abandi bamaze gutera imbere ariko akabigisha ko ushobora kuba professor kandi utarabyigiye mu ishuri ya rest in peace umusaza rest in peace kuri Jay Polly ni umwaka ushize atuvuyemo ariko twari twazanye Brighton OG kugira ngo tuganire by'umwihariko ku buzima bwa nyuma bwa Jay Polly abenshi batamenye cyane cyane ko igenda rye ryatunguye benshi gusa sinkuciye mu ijambo jara ari ikintu kimwe nasoza navuze nageze mbere yuko dusoza nashakaga kukubaza wenda ku kintu kijyanye n'umunsi nyirizina ngahibaze noneho reka nkubwire ukuntu yerekwa niyo mpamvu iwacu turabahamya twe nawe ubundi twire kumbaza ngo nsengera nkahita nkubwira ko iwacu bereka ubundi ni ukuvuga rakubwiye ngo umufaransa niwe waciye umugani ngo je retangare vraiment ngo afatanye amaboko aterwa life continue jara ikintu nakubwira sibyo ibintu waruvuze nyine nibyo nari ngiye kubona ngiye kuvuga ati nagize amahirwe ngera hano hanze nsangizwa umunsi haba ku social media nsangizwa umunsi witabaruka rye umunsi wo kumushyingura noneho ndangize ewana ngira amahirwe muhura namwe mwari muri bugufa aho ngaho amakuru yose mwabaga muyafite apana amagambo murabinsangiza noneho mpita ntekereza nanjye mindani niyo mpamvu nanjye rero mvuze ngo ntago nari gusoza nubwo naye dusanze ari byo gitekerezo nibona nabasangije umunsi nyine hari uko byari bimeze hari abantu wenda bibwira ko hari umuntu ngo abari mu gahinda ngo ndakatiwe ngo iki oya hari igihe kigera cy'ibyishimo abaruwaziri ariko noneho uriya munsi wabaye umunsi ukomeye cyane ku buryo nyine nazi ko abanyarwanda babyumva
ariko mu by'ukuri wabaye umunsi ukomeye cyane hamwe na RCS yaje ikatwihanganisha, directeur agakora inama igitaraganya akatwihanganisha kuko amakuru twe twayumvisha mu gitondo kuri BBC kuri Ijwi rya Amerika ya mu gitondo tugira ngo barabeshya basaze, mu gitondo twita tuyumva noneho no kuri Radio Rwanda. uvuga ngo inkuru yageze muri gereza yari abantu babimenya igikuba kigacika. Urumva n'ubundi yarembye mu rukerera, yarembye n'injoro abantu baryamye ntababimenye n'ubundi benshi. Inkuru yamenyekanye rero mu gitondo ndumva ari nimba ari 11 mu Ijwi rya Noza rya Amerika. Nicyo gihe nyine twabimenye, abantu bagira ngo n'urujijo, bamwe dufata decision yo kujya kureba ahantu yaryamaga, turamubura turikanga, ariko tutarabyakira neza. Nyuma tubyumva kuri Radio Rwanda, turavuga ati burabara abantu bari basaze ba mbere bo ku Ijwi rya Amerika niki. Nyuma tubyumva kuri Radio Rwanda twumva ntibibaho nyine, mbese bigenda ukundi kuntu. Benshi ntago bari uriya munsi, hari ntago ari ubuzima bwiza, ariko ewana hariya ubuzima bwarahagaze. RCS irazira twihanganisha ewana nyine nuko ewana bigenda nabi cyane umunsi, sinzi ukuntu nabikubwira. Amateleviziyo yose mo hariya muri gereza acuranga indirimbo nyine za Jay Polly gusa, sinzi hano zaturutse ntago nakubeshya ko yewana twarebaga indirimbo yego n'icyo, ariko burya playlist yahise iboneka vuba. Nyine nkeka ko bashobora kuba wenda na RCS gutyo bari bavuye kutwihanganisha bose babigira twumva, ariko nabwo ntago abantu benshi bari bakabyemera. Nyuma nibwo twaje kureba kino kiganiro Knockout cya Paxson kuri TV1, kubona arabivuze yavuzemo ibintu. Nyuma nibwo twaje kubona Lucky banzari muri festival y'iboro bita Rwanda Music Festival, Iwacu Music Festival. Tujya kubona tubona yatumiye muri isi. Yego twita tuvuga ati ibintu ni seri, yaje muri studio yambaye na t-shirt iriho JJ. Ni ibintu nyine dukora ikiriho hariya, mbese gikomeye cyane. Twongererwa amasaha, twaryamaga saa 4, RCS twongera amasaha yo kugeza saa 7 tureba playlist za Jay Polly n'ibintu byamuranze, baradownloadinga barabizana. Ahari naruhukire mu mahoro kandi Imana izamuhayeza kuko ibyishimo yahaye Abanyarwanda. Bamwe muri twe tukaba yarabaye ba role model bacu. Ariko nanagusaba cyangwa nanasaba na wa muvandimwe nabona kino kiganiro we cyangwa abiyumvisha nkeneye bazamfashe duhure basi tuganire, mbasabe bamfashe biriya bintu. Yes, reka rero dugiraho dusoreza duhinira aha, ntago kuyavuga ariko kuyamara ni ibintu birebire cyane. Nawe nzi ko biba bigoye binagukomeretsa kukomeza kugarura mu buzima bwa gereza wavuyemo, kuko nta utifuza kuhava. Ni rwa urugendo runini, abatarumvise ikiganiro bazagende bacyumve neza, wenda bumvise bakubonye bwa mbere ariko bamenya ko ari bakeya baba bari hano. Kuba warakatiwe imyaka 10 ukaba umwere ni hatari nabyo ubwabyo. So rero uyu munsi wari umwihariko gusa kugira ngo nkuganirize kuri icyo kintu kijyanye nyakwigendera n'ijoro rye rya nyuma. Nibyo ngibyo ngushimira. Anyway, sinabura ko kuvuga ko wambaye neza nk'umusaza, buri umuntu iyo yageze hanze n'ubuzima ntibugende nabi. Ibyo ni bisanzwe. Iyi brand yo nabonye mushobora kuba mwarasinye hari mirire na mirire. Kwambara neza by'ibyo ni ibisanzwe. Ubundi ninjye muntu ndi umwe mu Banyarwanda bashobora kuba baragiye kwivuriza mu Buhinde bakavayo. Naragiye kwivurizayo kurwara kwambara neza. Ntago njya nambara ibihenze nk'aba bana babihahira mu Butaliyane bataranagera ku cyambu cya Dar es Salaam. Reka dusoze. Rero njyewe niyo mpamvu njya ahubwo ndaberwa. Jya uvuga ngo uraberwa bro, uraberwa kandi keep it up. Twizere ko n'imizigo ari vuba yawe. Ikivi cya Jay Polly nk'abaraperi nukucyusa, nta kindi kintu cyabaho, ariko turamwibuka kandi turavuga tuti ahari Imana imworohereze.
nta kindi kintu twarenzaho twebwe nk'abantu umubiri ni ubusa natwe tuzataha ndagushimiye nawe urakoze Jara n'ubundi nyine umuntu ushaka kwambara nkanjye nandi ni muri sawa luko ni kwa Sandrine uyu mubeba aratwika wanafite amakepe n'ama-t-shirt none ikintu rero nashaka kukubwira nanone ya Jara wakoze cyane wakoze kabisa kuntumira bari byiza uyu munsi nanjye ni umunsi mpa agaciro cyane none cyane nka wagaciro uko ntiyeka ko rero twatangiranye runo rugendo aba nshimira nyine n'abanyarwanda bose kandi dukomeze twifatanye nyine mu rwego rwo gukomeza kwibuka kugendera region J Paul Jara nagira ngo bwe nyine n'ahandi n'undi abantu bose nk'ubisanzwe bakura amakuru uretse kwa JALAS official kandi utanga amakuru yizewe ku gihe niyo mpamvu nsaba abanyarwanda bose bagurishe frati bagure smart ubundi bakurikirana amakuru kuri JALAS official sibyo ubundi ndashaka kukubwira ko ngewe mba mbona umuntu wese utarakora subscribe wawe aba yarahiye motherboard abagenda arahiye motherboard rero niyo mpamvu mbasaba bagenda bayirepare bahite bakora subscribe kwa JALAS official babonere amakuru ku gihe yani Brighton OG wa mungu wanyu na Peace Kibamba Sultan mwene Zinzaban umwana bashaka guhangara ari ndahangaruka mu guhanga uwipoke se mari pocket rabis aragusuhuza niwe si wiyuhi general umuhungu icyuma cyasagutse ku cyuma cy'umuzungu ni ngewe wavuze wanyawe Pupu Entertainment bisumizi Yose